Muraho, hano ni kuri The Week's Shining Star. Muri kumwe na Kayitesi Ange. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigera ku 10 byakwereka ko umuntu agukunda by'ukuri nta buryarya. Umuntu wese hafi akagera aba yifuza guhura n'umuntu umukunda by'ukuri atamuryarya, ariko mu by'ukuri muri iki gihe kugira ngo umenye umuntu ugukunda by'ukuri n'ukuri biragoye. Ku bantu bemera Imana, ku bantu bemera ko Imana ikora, ni byiza ko bitabaza Imana kugira ngo ibahitiremo umukunzi muzima. Erega si umukunzi gusa, kuko n'inshuti mugendana ziba zikwiye kukubera nzima. Hari impamvu nyinshi rero zatuma umuntu akwereka ko agukunda. Niyo mpamvu kumenya ugukunda by'ukuri bigoye cyane, ariko nanone wa wundi utagukunda by'ukuri biragoye ko yakwihishamo igihe kinini. Ibi bintu birareba abantu bose, ube warashatse ube utarashaka, twese biratureba. Dore impamvu rero twese tugomba kubyitaho. Iyo ukiri umusore cyangwa se umukobwa, uba uteganya kuzabona uwo muzakomezanya urugendo kugeza mushatse. Ushobora kugira ibyago rero ugakunda umuntu nyamara we afite icyo agukurikiyeho, nyamara atari urukundo rumugenza nyarwo. Mwebwe mwashatse rero, umuntu mubana ashobora guhinduka ahinduwe n'ikintu runaka, ugakomeza wizeye ko agukunda rwa rukundo rwa mbere nyamara rwarayoyotse. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byakwereka ko umuntu agukunda by'ukuri. Icya mbere, arakubaha bigaragarira buri wese. Iyo umuntu agukunda by'ukuri ntashobora kugukoza isoni niyo waba ukoze ikosa. Akubahira abawe, akakubaha uri wenyine ndetse akakubaha uri mu bantu. Aho uzabibonera mu mvugo ndetse no mu bikorwa. Azagufata nk'umuntu w'imena, yumva ibyifuzo byawe ndetse akabiha agaciro. Uzabona inama umuhaye ayifata mu za mbere. Azakubaha uri kumwe n'inshuti zawe ndetse akubahishe mu nshuti ze. Umusore ukubaha akubaha n'abawe, umukobwa ukubahisha akubaha n'abawe, umugabo ukubaha akakubahira imiryango, umugore uguhesha icyubahiro mu bandi, uwo ntuzarekure. Icyo nicyo kimenyetso kikwereka ko umuntu agukunda niyo yaba atavuze. Icya kabiri, agutega amatwi. Umusore ugukunda, umukobwa ugukunda, umugabo ugukunda, umugore ugukunda, azagutega amatwi. Umuntu uguha umwanya akagutega amatwi, waba uvuga ukuri, waba uvuga ibinyoma, yewe kanabibona, ariko agakomeza kukumva, uwo muntu aba agukunda by'ukuri. Uwo muntu iyo ubabaye niwe wirukiraho, ukamubwira uko wiyumva ndetse nawe akagufasha kubyitwaramo neza. Iyo wishimye niwe ubimenya bwa mbere. Umuntu wese ugutega amatwi nta kabuza ubasha kumwisanzuraho ndetse ukamubwira uko wiyumva udaciye hirya no hino. Niba ufite umuntu nk'uwo mu buzima, uramenye ntuzarekure. Ikimenyetso cya gatatu, akurikiza inama wamugiriye. Umuntu ugukunda by'ukuri ntazashidikanya ku nama wamugiriye. Kabone niyo waba wamugiriye inama umugerageza, ariko uzabona ukuntu ayiha agaciro ndetse ayubahirize mu buryo butangaje. Aha agaciro amagambo yawe yose ndetse agakuramo ay'ingenzi akayifashisha. Ikintu cya kane kizakwereka ko umuntu agukunda by'ukuri, azakurwanirira. Umuntu ugukunda by'ukuri aharanira ko izina ryawe ritavugwa nabi. Uba uhari cyangwa udahari, ahora akurwanirira. Umuntu ugukunda kandi by'ukuri aharanira ko umubano wanyu utakwangirika cyangwa ukicwa n'akantu gatoya akariko kose. Niyo mpamvu icyitwa ko cyaba imbogamizi cyose agikura mu nzira kugira ngo umubano wanyu ube mwiza kandi urambe. Azigomwa byinshi ku bwawe kugira ngo ugumye wishimye kandi akomeze kukurwanirira kuko atifuza kuguhomba. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko umusore agukunda by'ukuri, azagufuhira. Gufuha kenshi tubifata nk'ibintu bibi, ariko ni kimwe kiranga umuntu ugukunda mu by'ukuri. Uzasanga n'umuntu ugukunda ariko atarabikubwiye, azagufuhira nawe ukabibona. Umusore rero mukundana, nimba agufuhira, ujye umenya ko uwo musore agukunda by'ukuri kandi atifuza kuguhomba. Aba akwereka ko uri uw'agaciro kandi atifuza ko watwarwa n'undi. Ikintu cya gatandatu kikwereka ko umuntu agukunda by'ukuri, agushyigikira muri byose. Umusore ugukunda by'ukuri
Ibyo wakora byose muri kumwe aragushyigikira akakuba iruhande. Ashyigikira ibigushimisha ndetse akakurinda ibikubabaza. Aba yifuza ko wishima ku rugero rwo hejuru cyane mu kanya kose muri kumwe. Yifuza ko buri munsi wahora wishimye kandi akaba yabigizemo uruhare. Umusore ugukunda kandi akubonera umwanya. No muri cya gihe bigoranye agerageza kukubonera umwanya kuko uba uri uw'agaciro kuri we. Ntatinya kuguherekeza gushopinga. Aba yifuza kugusohokana. Azirikana ibyishimo byawe nk'aho ari ibye. Ikintu cya karindwi kikwereka ko umusore mukundana agukunda by'ukuri. Azagukundira ukuri. Umusore ugukunda by'ukuri ni wa wundi uzabona ubwiza bwawe igihe cyose. Waba witeye make-up, waba ubyutse, waba ubabaye, waba wishimye. Ubwiza bwawe arabubona kandi akakwereka ko nta mwiza ukuruta. Ikindi umusore ugukunda by'ukuri azubaha ingeso zawe, azagukundira imico yawe kandi ntazagerageza kuyihindura. Umusore ugukunda kandi icyo azabona kitagenda neza mu myitwarire yawe ntazakwereka ko waciye nk'amabere, ahubwo azakwicaza akuganirize mu buryo bwiza, akwereka ikibi cy'icyo kintu ndetse akwereka uburyo wagikosoramo. Niba ufite umuntu nk'uwo ugukosora mu buryo bwiza akagukundira ukuri, uramenye nturekure. Ikintu cya munani kikwereka ko umuntu agukunda by'ukuri. Azaterwa ishema nawe ndetse azirikana isezerano yaguhaye. Umusore ugukunda by'ukuri yishimira ko inshuti ze zikumenya. Ugatangira kumenyana na bamwe mu bagize umuryango we ndetse agashishikazwa no kumenya inshuti zawe kuko batewe ishema nawe. Kandi umusore ugukunda azirikana buri sezerano yaguhaye, ryaba rito cyangwa rinini. Ni ibintu byoroha cyane kuba watanga amasezerano. Kuyaguha biroroha ariko kuba wayasohoza biragora. Ariko wa musore ugukunda, wa muntu ugukunda azirikana buri sezerano yaguhaye kuko aba yifuza ko icyizere cye kiguma hejuru kandi atifuza ko wababara. Umusore ugukunda naba ameze atyo kuri wowe, uzamenye ko ufite ikintu kinini usobanuye mu buzima bwe. Ikimenyetso cya 9 kigaragaza ko umusore agukunda by'ukuri. Azirikana umutekano wawe. Umusore ugukunda by'ukuri ahangayikishwa nawe. Aba yifuza kumenya uko umunsi wakugendekeye, yifuza kumenya ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ashobora kumenya uko wiriwe mwavuganye cyangwa se yavugishije imwe mu nshuti zawe. Ntago ari ngombwa ko akuvugisha umunsi ku wundi. Iyo muri kumwe urabibona ko yifuza kukurinda. Aba yagufashe nk'umwana mutoya. Akantu gato kose ubona ko yakugize nyambere. Iyo imvura iguye kenshi ubona yikuyemo ikote rye akarikwambika ngo imbeho itakwica. Kandi nawe biba bigaragara ko arikeneye. Akwambutsa umuhanda nk'aho uri umwana w'igitambambuga. Umusore ugukunda cyangwa umugabo ugukunda akwereka ko nta kintu waba muri kumwe. Umusore uko yaba angana kose, yewe niyo umukobwa yaba amurusha imyaka, akomeza kumufata nk'umwana muto ndetse akamutetesha. Kimwe nuko abashakanye, umugore akomeza guteta nk'umwana muto kurusha uko umugabo ateta. Umusore uzagutetesha rero, umugabo uzagutetesha, umukunzi uzahangayikishwa n'umutekano wawe, uwo ntuzarekure. Ikimenyetso cya 10 kikwereka ko umukunzi wawe agukunda by'ukuri. Azakwinjiza mu mishinga ye y'ahazaza. Umusore ugukunda, umukobwa ugukunda akuganiriza ku mishinga ye y'ahazaza, akakwaka ibitekerezo ndetse akakugisha inama. Akuganiriza ku mishinga ye yose, yaba ari yari gukoraho ndetse n'iyateganya gukora. Akwereka ko imishinga yo ifiteho uburenganzira kandi kitagenda neza ko ufite uburenganzira bwo kugikosora. Uyu musore rero umeze utya, uyu mukobwa umeze utya, uzamenye ko ari ikimenyetso cy'uko akwifuza ubuzima bwe bwose, atifuza kukubura kandi kusobanuye byinshi kuri we. Ibi nibyo bimenyetso 10 twabateguriye. Bitabujije ko nawe waba ufite ikindi ushaka kudusangiza. Wamanuka handikirwa comment, ukahasiga icyifuzo cyawe, ukahasiga igitekerezo cyawe, ubundi tukaguma tukaryoherwa. Niba hari ikindi kimenyetso wabuzi, wakitwandikira muri comment natwe tukakimenya. Kandi niba hari ikiganiro wifuza ko twazaganiraho ubutaha, feel free, manuka handikirwa comment uhasiga icyifuzo cyawe.
Ibuka gusangiza ino video inshuti zawe, kandi niba utarakora subscribe, kanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu bambere. Iyi yari The Week's Shining Star. Njyewe yari Ange Kayitesi. Ciao ciao.